cy'imigani igice cya 30 umurongo wa 24 paje ya 646 mu isezerano rya kera igitabo cy'imigani igice cya 30 umurongo wa 24 hanyuma tugiye gusoma kuko Imana yabaye natwe gusa batwaraze paje kugira ngo ugere wihuse tugendane biramfasha paje ya 646 mu isezerano rya kera kwizi Bibiliya ntoya ariko izo ngizo zindi ushobora gusanga izo paje zitandukanye ariko ndavuga yewe 646 hanyuma turasoma igice cya 30 umurongo wa 24 kumbe Imana anganye natwe. Bibiliya iravuze ngo hariho ibintu bine biba ku isi bitoya ariko bifite ubwenge bukabije. Ibimonyo n'ubwoko budakomeye ariko busibikira icyo kurya muci. Impereryi n'ubwoko butagira imbaraga ariko ziyubakira amazu y'itaka. Inzige zigira umwami ariko zitera zigabanyijemo imitwe. N'umuserebanya afatisha amaboko yawo ariko uba no mu nyumba z'abami. Amen. Turasubira Bibiliya ngo hariho ibintu bine biba ku isi bitoya ariko bifite ubwenge bukabije. Icambere bimonyo n'ubwoko budakomeye ariko busibikira icyo kurya gushi. Impereryi n'ubwoko butagira imbaraga ariko ziyubakira amazu y'itaka. Inzige ntizigira umunani ariko zitera zigabanyijemo imitwe. N'umuserebanya ufatisha amaboko yawo ariko uba no mu nyuma z'abandi. Tuvuge cyane ngo amen. Mana ishimwe iri jambo kugira ngo tubiganireho ifite umutwe uvuga ngo ubwenge Imana itanga ubeshaho. Ndavuga ngo ubwenge Imana itanga ubeshaho. Jambo tugiye kuganira mu gihe kitari kinini kandi kitari gitoya ariko kandi turagira ibintu byiza mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Ubwenge Imana itanga yego abanyendera ubeshaho. Amen. Ubeshaho. Ubeshaho. Turashaka kugira ngo tuganire kuri iri jambo mwanya utaza kuba munini rivuga ngo ubwenge Imana itanga ubeshaho. Tugiye kubanza turebe ubwenge bw'Imana ubundi burangwa n'iki. Ubwenge bw'Imana ubwenge Imana itanga mbese butandukanira hehe n'ibyitwa ubundi bwenge. Ubuzima busanzwe umwana iyo amaze kuvuka akagira nk'imyaka nk'umwe sigaye mbona bagira nk'umwe bagahita babatwara mu ishuri bakabajyana muri garidiyene ya mbere bakiga bakagera muri primaire bakayivamo bakajya muri secondaire bakayivamo bakajya muri kaminuza. Hanyuma barimo bashaka ikintu cyitwa ubumenyi uzabicaza ahantu runaka muri biro bakamuhemberwa kubera ko tuvugana ubukungu bw'isi bushingiye ku bumenyi ntabwo bushingiye ku mbaraga izi ngizi y'ifoti z'umubiri. Ubukungu bw'isi bushingiye ku bumenyi kugira ngo ugire ukorere amafaranga kuri iyi si biragusaba kwihangira umurimo kandi kwihangira umurimo ni uko hari icyo ugombye kuzi hari icyo bita ubwenge bakagombye kuba bufite bufasha kwihangira umurimo kugira ngo ubone amafaranga. Ukabuze kudoda inkweto se kwicara ku muhanda ukazikora utabizi se wabikora. Ukabuze gutera ibisambusa ugashyira amavuta hariya kuko uzi kuzikora. Ubukungu niho bushingiye. Ubukungu bw'isi bushingiye ku bwenge niho bushingiye. Ariko ibyo kuva muri materineri kugeza muri kaminuza ntabwo iyo turimo twiga rimwe na rimwe gusumba abana agenda yiga agatsinda bakamwita ngo afite ubwenge. Ariko ngo ntabwo ari ubwenge Imana itanga ibyo tubyita ubumenyi kubera ko kwicaza muri biro runaka warize kontabilite ukakwicaza muri biro runaka ukamara amafaranga warize ubuforoma bikakujyana ku kigo nderabuzima runaka gukorayo
ibyo byitwa budutunze muri iyi si. Aha bitandukanye rero n'ubwenge turimo dushaka kuganga. Hanyuma umuntu ashobora kuba afite ubwo bumenyi ariko adafite ubwenge. Muranyumvise? Umuntu ashobora kuba afite ubwo bumenyi kandi adafite ubwenge. Umuntu ashobora kwiga muri Oxford ariko yaba akabona nta bwenge afite. Ibi turabyemera. Hari umugabo umwe hari ikigo cyitwa Saint Joseph kiba mu Birambo. Hari umugabo umwe wari uzi ikintu cyitwa umubare, yari afite ari umugabo wahigishaga, yari yarakuye impamyabumenyi y'aho muri Oxford, ni university ikomeye mu Bwongereza, ariko akigisha abantu mu mubare akawutatura rwose, si ikintu bita umubare wo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi ugasanga unayigaragura mu muhanda n'amacupa y'afi niwe uri munyara ku muhanda aho abana bareba, abantu bacaho bareba, kandi ngo yagize gute yagize afite ute wewe Imana itanga ushaka ko wese abanendera utandukanye n'ubwo kuvuga. Tugiye kuvuga ibintu 8 biburanga, hanyuma ubundi dukomeze tuvuga utandukanye n'ubwo Yakobo yandika umwandiko yavuze n'amagambo akomeye avuga kuri ubwenge. Yaravuze ngo niba muri mwe hahoramo amakimbirane y'akazi, hagahoramo intonganya, ibyo bikurikirana kubeshyera ukuri, ahubwo izo ntonganya ziri muri mwebwe, ayo macakubiri ari muri mwebwe. Bibiliya iravuga ngo ubwo bwenge ni ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Uzasome igice cya 3 cya Yakobo uzabisangamo, ariko ku murongo wa 17 Imana ishimwe. Haleluya. Maze bise tuvuga aravuga ngo Yakobo 3:17. Hanyuma Yakobo noneho agaragaza ubwenge tugiye kuvuga burangwa n'ibintu 8. Aravuga ngo ariko ubwenge buba butandukanye n'ubwo ngubwo, uhereye ku murongo wa 14 twavuga aravuga ngo icambere ubwenge Imana itanga muri ibi bintu 8 biburanga. Icambere aravuga ngo buraboneye, Imana ishimwe, ubwenge Imana itanga buraboneye. Icambere aravuga ngo ni ubw'amahoro, ubwenge Imana itanga. Icambere aravuga ngo ni ubwenge bw'ineza, Imana ishimwe. Icambere aravuga ngo ni ubwenge bwemera kugira inama. Icambere aravuga ngo kuzuye imbabazi. Icambere aravuga ngo ufite imbuto nziza. Icambere aravuga ngo ni kurobanura ku butoni, Imana ibaswe. Icambere aravuga ngo kugira umuryango. Ubwo ni ubwenge Imana itanga, ubwenge ishaka kubaganirizaho, ubwenge Imana bahaye uwesha wo kw'izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Ni wowe Imana bahaye hanindara ngo babesheho ubwashije mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo hariho ku isi hariho ibintu bine bitoya cyane, ariko Bibiliya yavuze ngo bifite ubwenge bukabije. Yavuze ngo bifite ubwenge bukabije. Icyambere yavuze ngo ibimonyo ni ubwoko budakomeye, ariko bifite ubwenge bwo kwibikira ibyo kurya guci. Yavuze ngo yavuze agasimba kitwa impereryi, ntabwo ndakamenya, nzabaza abakuru. Kavuze ngo ni ubwoko butagira imbaraga, ariko bufite ubwenge bwo kwiyubakira amabuye mu bitare. Cyangwa ko twasomye yavuze ngo inzige aho ziva zikagera ntizigira umwana, ariko iyo zigiye gutera iyo zigiye muri Kenya kurya y'ibigori ngo zibitera zigabanyije n'imitwe. Imana itugirire neza cyane. Cyane none umusore bagifatisha amaboko yabo, ariko bagusanga no mu nyuma z'abandi. Usanga rero mu nyuma z'abandi ubaye tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Yesu yarazutse ubwo ari gushaka n'abantu bitangiye amazi mu ijambo ry'Imana. Imana y'ubwenge imeze bite munyikiriza. Haleluya, amina. Imana yembaza. Ndashaka kuvuga ibintu bine ku kimonyo gituma bugira ubwenge bukabije. Kandi muri ibi bintu bine hari ibintu bibiri abantu batagira, hari ibintu bibiri nitegereje mu bantu sanga ikimonyo kirabiturushaho ubwenge kure, sanga nta naho bihuriye. Impamvu Imana yebazwe mu ingero zoroshe. Ndashaka ko tubiganira mu ngero zoroshe zibigaragara mwabonye
kugira ngo bitware. Ibimonyo Bibiliya yavuze ngo ni ubwoko budakomeye rwose ariko bifite ubwenge bwo kwibikira ibyo kurya muci. Ibimonyo bifite ubwenge bubimenyesha bikavuga ngo iki gihe ni icy'itumba. Hanyuma turi mu itumba rero turabisaba amahoni menshi. Hanyuma muzabitunga mu byitegereze nta kimonyo kiruka mu itumba. Ibimonyo bikagera mu itumba biba bifite akazi gakomeye, biba biri mu kazi ko kubika, ko kwikorera imitwaro y'ibiryo bigenda bihunika. Iki iyo cy'izuba ndafashijwe. Ndashaka kuvuga ko birabizi neza ko nubwo imvura irimo igwa ariko hazaba igihe cy'amapfa. Ibi bimonyo bibizi neza kandi iyo witegereje abantu usanga usanga ubwenge bw'uturusha, kuko abantu ntabwo tuzi kumenya ibihe n'iminsi aho bigeze ngo tubitware hanyuma bitume tugenda neza. Abantu ntabwo tuzi kumenya ibihe byacu ngo tubitware uko bikwiriye. Ibimonyo bizinduka kare aho baraye bamenye umuceri mu gikundo cy'insina urabihasanga byakoze isheni birimo byikorera umuceri biwujyana ahantu bisitoka kuko birabizi ko ikiri zabaho. Ahantu ukayaguye yabose uzabihasanga birimo byikorera imizigo hanyuma bijya guhunika kuko birabizi ko hari igihe kizagera amazi akamuke mu butaka hanyuma isi ikakare ibyatsi byume muri byo kurya bigomba guhunika igihe cyose kurigwa bimonyo biri mu kazi. Amen. Hanyuma birabizi neza cyane. Hanyuma karacteristique iranga udukoko twose twasomye bihuriye kuri karacteristique imwe. Ikibiranga kibihuriyeho byose ni kimwe. Birabizi neza ni ibinyantege 100%. Niba isi bigisobanukiwe ni ibimonyo ariko twebwe abantu kwimenya byaratunaniye. Birizi neza ijana. Birabizi neza. Ikindi cya kabiri bizi neza yuko imbaraga z'ikimonyo kimwe ni ikindi ako kantu ushaka. Imbaraga z'ikimonyo kimwe kugira ngo kirye ikimonyo mugenzi wacyo kugira ngo kibeho ikimonyo mugenzi wacyo. Ubuzima bwose ikimonyo kibaho kirabizi ko kidafite kigenzi cyacyo bitashoboka. Hanyuma rero ikimonyo biva bikagera birubahana. Icyaraye kivutse iyo kigira ikibazo imyaka 3 kigenda guca kitakibikurikiza kuko kirabizi neza nuko kimaze imyaka 3 kugira ngo kibeho nicyo cyaraye kivutse. Birubahana. Ariko abantu reka dusengane Imana igire neza itabare bakamodoka uretse dutera ibiziba ahangaha ubundi mwebwe shiti nyabaranda n'ubundi mwebwe muracyari hariya ngeze mu rwego rwo kutavugana nawe. Umubona impamvu abarokore bagenda bakagwa bakanasubira inyuma. Hari ikintu birengagiza kimwe gikomeye. Ubundi iyo tuvuye mu butayu iyo tuvuye mu byaha tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza dukomeza inzira y'ubutayu. Kandi iyo nzira niba ndende cyane ifata imyaka myinshi mu buzima bwacu. Hanyuma iyo tuvuye mu butayu twugamishwa izuba. Mose w'Imana asenga muri Zaburi 91 yaravuze ngo uba mu rwisho rw'isuma byose azamara mu gicucu gishobora byose. Hari igihe Imana ijyana umuntu muri Kanani y'isi agereranywa n'ibisubizo muri Kanani yo mu isi bikamugamisha izuba ibisubizo bikagira gute bikaza. Hanyuma reka mbabwire ikosa rimwe abarokore bakora bagatakaza amaboko hanyuma bagera hariya bakagira gute bakagwa. Ngeze n'inyigisho abantu ikomeye ndababwira ngo niba nambara gufite ntuzakomanga ku ibisubizo. Ubundi muzabica mu byitegerezo nta muntu ugomba gutaha waba uraye gatatu wawe uragutyaza usanga Imana muri ibyo wawe. Ariko sinzi niba ibintu ndimo mbona muri Misiri kubona hari ibintu uzi ko amafaranga yahaye amaso abantu batari bafite. Hari igihe umuntu ayagira akabakozwe ku maso akamenya ko n'inkumi nziza zibaho kandi kigenda akiburarana ntabwo yazireba. Ubu ngubu hari igihe tugira ibisubizo
duhambe maso. Hanyuma iyo ntambara gufite iyo ntambara gufite uraba kandi dore kosa rikomeye dukora n'ibingi iyo kurekura abantu twasenganye mu butanga. Imana ntishobora gukora ikosa ryo gutabarira abantu rimwe. Iyo izamuye umuntu umwe muri gurupe abandi basigara inyuma basenga bategereje Imana. None wowe iyo ugeze hejuru amasengesho arakatika, ntabwo wagiye gusenga amasengesho menshi nawe wasengaga ukiri mu butayu. Hanyuma dore ikosa ukora rero warangiza abamozi ugatuma caho ukabica ukavuga uti ndashaka kugendana na runaka turi mu rwego rumwe, ndashaka kugendana na runaka turi mu rwego rumwe. Hanyuma umutima wawe ugatakaza amasengesho. Hanyuma ukajya ujya kurangura n'umucuruzi business ukakora ikendereya ukagenda waraye muri business uri muri business ariko nta masengesho kandi batakaje bene so bakagombye kugira guteka umusengero. Ariko reka mbabwire ibanga rikomeye buriya n'ubona utabara bavuga iki kintu tuwe kwa Amen. Praise haleluya haleluya haleluya. Reka mbabwire ijambo nubona Imana ikuzamuye mu by'ubuzima mu by'umurimo w'Imana mu by'amafaranga ukabona urazamutse ugeze hejuru uzashake abandi bantu bazamura kugira ngo numanuka uzagwa mu biganza by'abo bantu. Maze Imana niguha amafaranga nawe uzazamura, Imana nikugira pasiteri nawe uzazamura undi muntu. Hariya hejuru Imana uzamura ugeze birashoboka ko wahanuka ntabwo isi uzahari igihe cyose, birashoboka ko wahanuka. Hanyuma rero nuhanuka uzamura ibiganza by'abantu bazamuye mu izina rya Yesu. Ntabwo mukumvise kubera iki musitegereze njye nabaye umucuruzi wa voka baya turagura voka muci ukagura igiti ibihumbi 15 byawe cyangwa 10 ariko bikarangiza homba ubuzima bwahombaga kandi igiti cyambaye voka warazihururaga hari ibintu bahagararaga ku ishami ukaritigisa gutyo ukaritigisa hanyuma wamara kuritigisa zose zigahubuka zikubita kuri bwa butaka bukomeye zimenagurika ibibuto biturumbuka bigenda ibisate bijyana ugasanga umufuka witagiye voka uramuyemo igice cy'umufuka zagize gute aho uzazamuka ukahagera nudashaka nutagira amaboko agufata uzamuka iyo voka witura hasi ngo po. Niba hari ibintu bibi bibaho no gusaba umuntu ugasaba umuntu, niba hari ibintu bibaho nukubona nta watekereza nukubona wasaba umuntu akakubwira ngo cyane se wowe ufite gutya wambara iki biranatsinda. Imana ni kuzamura nawe uzareba umuntu uzamura kuko ruguru iyo ntabwo bizi kuzamura. Ibimonyo bigira ikintu cyitwa ubufatanye bwo ku rwego rwo hejuru. Buriya ibimonyo cyangwa se inkozi buriya n'inyanga zayambuka kubera ikintu cyitwa umufatanye. Nshaka kuvuga ijambo mbe wa Amen kongera wa Amen. Ndabona abantu bakariye mu iterane ariko mwenyura Yesu ari muri iri terane mu kugereza izina ry'Imana. Haleluya. Zigira ikintu bita umufatanye. Ahantu hose ziteranira cyangwa se ibimonyo biteranira aho hari ibyo tsinda barigita ikiguri. Hanyuma icyo kiguri muri icyo kiguri zo zifite ubwenge bwo gushaka inzira yaho zinyura zijya gutunda izo kugira gute izo kurya. Kubera ko bizi neza ko ari ibinyantege nkeya niyo mpamvu mutazabona ibimonyo byakoze umuhanda muri kaburimbo. Birabizi ko ari ibinyantege nkeya niyo mpamvu mutazabona ibimonyo byakoze umuhanda inzira aho abantu banyura kuko birabizi neza ko ari ibinyantege nkeya abantu babikandagira n'ibindi byishoboreye. Uzasanga bicizira ahantu hatanyurwa n'ikirenge cy'umuntu hatanyurwa n'ikinyabiziga. Iyo kenshi uzasanga haba ari mu byatsi. Iyo ari unahakandagira ugira ngo tukajya kukuva zakuri utaruzi ko zirageze gute nizishake zine zigiye hano kurindi zikoze ruguru y'ingiya ntabwo mpazi zigaruka hepfo iriya zigaruka ariko zikora inzira ahantu hatari abantu paka zigeze mu murindi zikajya guhahayo ariho zageze gute zarose. Muzabyitegereze bahaye gukora muzabyitegereze muzajya kubona mubona umutozi rwafashe ku maguru y'inyuma y'urundi mu ndebe hano cyane rwafashe ku maguru y'inyuma y'urundi hanyuma urufataho hanyuma rumwe rugafata amaguru
rurwana rukurura urundi amen. Rurwana rukurura urundi narwo rukarwana rukurura urundi narwo rukarwana rukurura urundi, zigafatana zigakomezanya, hanyuma zigakomeza iyo nzira mpaka zigeze aho zigambiriye kugira gute guca nimba mu kirere cy'umuntu. Parokore ntabwo bakigira ubufatanye. Uragira 100 washyira intoryi hariya ukumva ni wowe uriho, ukazamura intugu, ugatangira kutagira abantu usuhuza, ugatangira kutagira gute ngo ni intoryi uri mucuruza hariya. None se none se wumva ndugu yangu bizagenda bizamera bite? Iyo sose zifite ubufatanye bwo kumenya ngo njyewe urunguru rutoze rutariho nanjye ntabwo nabaho. Niyo principe zikoreraho zikavuga ngo umuntu utabayo nanjye ntabwo nagira gute ntabwo nabaho. Zirubahana 100%. Amen. Ndabona mwitangiye amatabaki cyabaye gufasha ubuzima bwa Yesu. Vuga amen. Vuga amen. Chakana mwese intozi zarabateye. Tureba abantu batewe n'intozi zacu, abantu bigeze baterwa n'intozi mu rugo zikabatera. Bani shimwe ko muri bo zarabateye. Ndabibona Yohana no musore uzimuteye ahise afuduka ashaka igipira cy'intuzi, arangije aratwika. Munyumbaga akantu n'akantu gakomeye kandi bagira gute azitwika. Mwese sibateye mwagize gute narazitwitse. Hanyuma muri uko kuzitwika ntabwo zose ushobora kuzitwika ngo zitire rimwe, ntabwo bishoboka. Kuvuga akantu k'ubwenge hano ntabwo bishoboka zose ko wazitwika ngo zitire mu ntege zazo. Wazisereganya muri za ntege zazo zikagira gute zikagucika zikatwika zimwe. Hanyuma uzazitwike mu gitondo usubire kureba aho wazitwika. Amura amaboko uzuzaza ntawe ibintu mwarabibona. Amura amaboko uzuzagira gute wahasana sijyanye. Hanyuma wakwibaza ngo zigira gute sijyanye. Yumva mu kirere cy'uko amazina ndazi twe kwa mbere. Wakwibaza izi ntozi zapfuye zagiye ko naraye nzishe mu gitondo nkasanga nta ntumbi n'imwe y'uruto zihari zagiye. Umva rero zazo n'ingenzi zazo zagucitse zikagira gute zikagenda. Hanyuma zagiye zigucunga wagorinye zihita zigaruka zikorera imirambo ya ngenzi zazo kuko zaguhananye ku rugamba. Hanyuma zikorera imirambo ya ngenzi zazo zirayitwara ziyishingura mu cyubahiro kuko zari zibizi neza zaguhananye ku rugamba kandi zari z'igiciro kuri ngenzi zazo. Zirazikorera zirazitwara kugira ngo utabyuka uzongera kuzishinyagurira, utabyuka ushinyagurira n'imirambo. Kugira ngo utabyuka ushinyagurira n'imirambo yazo. Yumva mu kirere cy'umwuka w'icyo ashaka kuvuga. Twebwe amen. Twebwe amen. Hanyuma uko twicaye hano tubana muri korali, uko dusengana muri gurupe, Bibiliya iravuga ngo turi ingingo zigirirana. Mubona ino ntiryakwirata ku zuru, ntabwo ijisho ryakwirata ku kaboko. Ingingo zose n'iki ziragirana. Noneho rero ubwo bwenge bukomeye ibimonge n'intozi biturusha iki kintu cyo rwose, iki kintu cyo ndakibuze mu barokore ntagihari, ariko turasenga Imana ikiduhe mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe ubaye muri korali, ubaye muri gurupe, usenganye na bene so igihe kirekire, hanyuma muri ku rugamba. Mwene so agize guca, dore ko tutaragezaho Satani atarasa imyambi, baba baramurashe. Satani baramurashe, hanyuma amurashisha ubusambanyi, amurashisha ubujura, aramurasa, aramunegekaza. Noneho dore abarokora muri bisi ko tumeze. Akimara kukurasa hari imashini hambere ahangaha zari zihaye bazete cyara handi. Akimara kukurasa wowe uhita uhinduka
wowe uhinduka nk'imashini y'icyarahani. Wowe mwasenganye, wowe mwaririmbanye, wowe mwasenganye ubutayu, wowe mwaririmbanye niwe uhinduka nk'imashini y'icyarahani. Kagenda uvuga hariya ati ntuza mwari mubise buriya nubwo yatitiraga hano ariko yasambanye urabona nkabona imbere avuga ivanjira asuku n'ivanjiri buriya ni n'umutunzi buriya mubona. Hanyuma wowe ubwawe warangiza ukaba ari wowe ufata iya mbere yo kujya kumusiza, ufata iya mbere yo kujya aho gufata uwo murambo uwushingure mu cyubahiro cyangwa se uwushingirize kugira ngo abapagani hanyuma abantu batawubona, ahubwo ni wowe wa mbere wo kuwuhishura ukavuga ibyawe. Kandi ntabwo bikwiriye mwumve icyo bifata kugira ngo kuvuga. Ndabona yigira hino aha murebe, hanyuma nkoresha imfashanyigisho gatoya inyuma yanjye mbereka icyo nshatse kugira ngo ushatse kuvuga. Ni mwene so kararimbanye yaramuhanuriye ati aturariye ubu iwawe hasi hari umuceri, iwawe hari akawunga. Aravuga ati mubonye n'akazi karabonetse, ati mumura nitwaye ubu murayikata mugaparika mu gipangu. Ariko mwene data arangije Satani aramurashe, ni urugero rwo gutanga, amurashe ubu wa mbere wo kugira gute wo kumuvuga wicaye hanuye kandi uri muri y'umuceri ni wowe bihanuye kandi niwe wayihanuye ibintu wicayemo byaciye mu kanwa, ariko ni wowe ufashe iya mbere yo kujya kumutaranga, yo kujya ntabwo ibyo bikwiriye kubaho. Ni viziyo biri muri twebwe, ariko dore icyo Imana idusaba. Fata uyu murambo barasiba ku rugamba, hanyuma nurangiza uwuheke fata uyu murambo urasiba ku rugamba, hanyuma nurangiza uwuheke tuvuge ngo amena, hanyuma uwumanukane, hanyuma uwucane. Haleluya! Ibira byiza uyu murambo uwumanukane ku kagezi wiyirisha ubusa. Isengesho rimwe uvuge ngo Mana uyu murambo ndawukuzaniye, dore nicaye mu byo yahanuye, dore natwaye imodoka niwe wayihanuye, dore ndabona ibyo yahanuye, ariko uyu murambo ndawukugaruriye, ndawuseneye wongera ushyire mu mwuka, wongera umusangane ubugingo bw'amahera y'ubuzima, umukingirize umubate kugira ngo abapagani batamuseka, umukingirize. Hanyuma Imana izarinde ihembura uyu murambo abapagani batamwose. Ariko umuntu aragwa ukamufataho ijambo, umuntu aragira gute? Kandi ijambo rirakubohora, kandi indirimbo zirakubohora, ariko urangije niwo ufashe iya mbere. Imana nisha umukingirize. Fata amasengesho y'iminsi ibiri usenge, umukingirize. Hanyuma niba kubaza bati ntuza se inkuru tumwumvaho bimeze bite, mubwire ati nimuceceke, ni igihuha ntabihari. Hanyuma usengere uyu murambo, ujyana imbere y'Imana usengere, urinde abashinyaguzi, urinde abawuvuga, urinde kugeza Imana iwemuriye ikamusubiza mu bugingo buzima, akongera akagira ubuhamya buzima mu izina Yesu. Akomeza muri twarasiwe ku rugamba kandi mwari muri kumwe. Twemane amen. Ntabwo mu bantu muyobora kandi mu bantu nabo muyobora, ariko niyo mpamvu ijambo ryumvise kugira ngo nawe bwakire kubeshaho mu izina Yesu. Ntabwo ryakire kugira ngo nawe kubeshaho mu izina Yesu. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo imbere ni ubwoko butagira imbaraga, ariko zifite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu mu bitare, zifite ubushobozi bwo kubaka amazu mu bitare. Aha baneza cyasoreze kuraka kuko Imana yibaza zifite ubudeni kwiyubakira amazu mu bitare, kandi nta mbaraga zigize gute zifite. Zibiterwa n'iki? Ndababwira ngo utu dusimba twose icyo duhuriyeho turigize 100%, turisobanukiwe. Ntabwo tumeze nk'abantu tudusenga tutiyizi, tukaririmba tutiyizi,
twabwiriza ubutumwa tubizi no two turisobanukiwe. Icyo gituma Bibiliya yavuze ngo dufite ubwenge bugize gute abarumva tuwe wa amen. Praise haleluya. Ubundi mw'ishyamba inyamaswa nyinshi zirya inyama kandi ntazo zifite zizihigira, ntawe uzibagira, nta namwe biramuti zo ubwazo izo zirusha imbaraga zigira gute zirasika. Ni inyamaswa nyinshi zigize gute zibaye ziba. Hanyuma inyamaswa irusha izindi imbaraga ziba zifite amaheresi zitegamo zikazirusha